Hood yose ni hood. Aho wakuriye nuko wakuze si cyo kibazo. Ikibazo ni uratekereza iki ku bitameze neza? Witeguye gukora ibingana iki ngo wubake ibitubakiza? Ntugaterwe isoni naho ukomoka, naho ukomokaho, ahubwo imimerere yawe ku by'abandi bakurusha izagutera ishema cyangwa isoni. Nawe uhitamo aho avukira, ariko uhitamo kubaho neza cyangwa nabi. Kuba umwe yaravukiye isiti ku itara, undi akavukira ku gatadowa ntacyo bitwaye. Mukiri mu mitwe y'abo bana nicyo giteye ikibazo. Nanjye niko nakuze. Nakuriye muri hood iteye ubwoba. Abana banywa amayoga y'amoko yose, imyambaro itangaje, ingendo, inseko. Kwiga byarangoraga cyane, kurya byari uguhatana, kwisanisha n'abandi bakobwa n'abasore byarangoye cyane. Papa wanjye Krene yabanaga n'igikomere cyo kubura mama yakundaga na musaza wanjye muto. Nahoraga ncecetse, ntawuzi inseko yanjye. Murampanganiye kujya imbere nubwo ndi uwo kujya inyuma. Dubai ni umwe muri abo, ava mu muryango ukize. Navuga ni umwiyemezi, ntiyikoze abantu, ntawe umuziho byinshi kuko byose bye ni ibanga. Na mama we North Korea ni umudamu uteye neza, mwiza, useka neza, ukanganye cyane muri hood yacu. Niwe se kibibarizwamo. Papa wanjye Krene ahora mu ntambara, ni umukene na boxer ntiyabasha kuyigurira. Yataye umutwe kubera mama wanjye na musaza wanjye. Kongo ni umukobwa wiyemera, akeka ko buri umwe aba amukeneye, ahora yasamye, icyumweru kigashira arasinda kakava. Na Afrika ntagira uruhande abarizwamo, ajya hose nta mahitamo agira. Iteka bimuhoza mu gihombo no gusigarana irungu atandukanye n'abandi. Umuntu wa nyuma ni mama wanjye utagihari. We nta byinshi muzo kuko namubuze nkiri muto cyane. Haricara umwe. Se gute kandi tubona intebe 3 ziriho ubusa? None se ubusa bwicara ku bundi busa? Duba wambabari ngusabye imbabazi mbabara nuko kuko nawe sinkubonye ntiwarunyishe uretse noneho ninjye nawe uraje urebe ikigiye kugukurikiraho. Kanyirya y'ifoto no kukwegera ndumva wapi urantuka ndagupostinga uyu munsi kamana mu posting ndamupostinga umva hanga nawe tambuka uhagarara hanga vana ubwo bushake bwawe. Seko nza mbafitiye umutima mwiza mukanshibura kuko nabagize nte none. Gaho ceceka ntawe guhaye ijambo. Ndashaka kubabwira icyo nashakaga kubabwira kiri ku mutima wanjye. Umva rero mwabana, nta muntu ushobora kuba muri iyi si atari umunyembaraga. Muranyumva? Niyo mpamvu umuntu agomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo ayibemo. Ni nayo mpamvu rero shaka kubasobanurira ko mwebwe muzimuka. Wow. Ariko Mukamisha we uzasibira. Yego. Ngo iki? Ngiye Mukamisha munsibiza. Ubwo se nasibira haba iki koko?
ndiga nza mu ishuri kare kandi ndanatsinda gute koko mushobora kunsibiza ntabwo ibyo bintu byashoboka mumbabarire nizere nabwirwa n'iki ko udafite ubugome nk'ubwa papa wawe bivuze ko ndi kuzira amakosa ya papa wanjye nabyo byashoboka icyo kora hari amahirwe usigaranye ndashaka kuguha aho guhinga mu minsi 3 izuba rikarasa waharangije niyo mahirwe uzaba usigaranye kugira ngo nawe wimuke ako navunitsaga gute nayenga kuko naravunitse basi mwangiriye mu mama nawe warabyaye uko bimera ibaze papa wanjye none ubu yakiyahura udufaranga twose ntiyari guze nta myenda ntarya kugira ngo anyishyire ishuri n'ukuri ndabinginze basi mwambabariye ninde suri guteraho imbabazi ubundi usuriga ngo bizakumarira iki n'ubwo bushita bwawe data wansabiye imbabazi sibyo mbabaye wenyegera utabinyanduza umva mukobwa mbabarira yaretse kunyegera duba wansabiye imbabazi mwese muramahanye koko basi se nkupfukamire ndakwinginze bivugire hariya winyegera wambabariye koko ndakwinginze n'ukuri muri icyo ushaka njye ndi imbaraga z'igihugu ese nindamuka nize koko izo mbaraga zizaba zipfuye ubusa uri imbaraga z'igihugu cyangwa uri umuruho w'igihugu genda wabushita sohoka imbaraga z'igihugu uri umuruho w'igihugu kwanga ntabwo uzakurira rwose ntabwo ashaka wenda njye nzagenda uri umujyambere papa ntabwo nagusiga muri iyi kare uri umujyambere ndetse mwebwe ntabwo wabishobora mwana wanjye byiwe n'ubundi napfuye mwana we sebura papa ndakumva
mbwira ndakumva mwana wawe. Yesu Yesu agafoto ndagupostinga shiri mugende ko bisabwa barekeje namwe mwakiriye bareke na ijoro ntibisakaye n'abanyagirwa mwakira indi namwe murayikwiye uko bisa abakobwa ni n'ibigome Dubai nishimiye aho ugeze ntabwo nari nzi ko ushobora kuba umugabo ku buryo wageza mu rwego rwo kwifatira imyanzuro ariko urabona ibintu uri gukora hari ibintu byinshi uri kugenda ukora ariko se uteye ute umuntu utishima ntubabare ntuseke ntugire na comment nimutera wabaye iki uteye ute Ndinjye sindi wowe ariko ngo ndi njyewe ntabwo ndi wowe kandi ikindi kandi njye ntabwo ndi bari abaturage babandi gukanga bakora ibyo ushatse wapi no njyewe nyine ndi njye sindi wowe kandi njye urabizi ko utankanga no ntabwo ndi bari bose umva garukiraho Mbashawe Ukraine wa mujinga we shaka ubutazi we bwakoreye bamugora umenyera nawe uzi ariko kambwira ikintu kimwe we hano uzava barashe kanze mujyana ahantu hose byose bibera Toi et ta maman, vous payerez tous. umva urasinyira cyangwa wemeye kunsinyira Umva Korea, nkubwiriza ukuri kwanjye niba ibyo nifuzaho uzahita ujya mu nda y'isi ntabigukoreye
byumve gutyo. ubu se ari njyewe nawe uzabanza mu nda y'isi ni iki? Ninde? Yaba njyewe yaba wowe byose bizwi n'Uwiteka. Nkwereke? Wabonye? Ariko kore uyu mwana wawe mwamukoreye burahagije. Ukwiye kurekera. Ibi birarenze nta umuntu urimo kore. Ariko urabizi umubambi w'isi ntakurura. Ibi bintu uzabyishyura. Njyewe ndabona aho ndi kujya atari heza, ariko uzabyishyura ndetse n'abawe bose. Ego sheri, umeze ute se? Mva ndagukumbuye ntabwo wabyumva. Gusa uzaza kunsura ryari? Sawa bayi ndagutegereje. Abandi bana. We, uretse. Ala? Sheri, nari no kuza umunsi wose sha wiriwe. Sha nari no kuza umunsi wose sha wiriwe. Sha nukuri nari nakubuze ntabwo wabyizera for real. None se wenyine shane sone ko mukumbe basi uzansura ryari? Sawa nari basi ndagutegereje bye. Sibyo? Nagiye kumva ndi gushyuha we. Umva sharika nkubwire sheri wanjye ari cool, baby girl ari cool for amenado atanga keke lolo kakubwira gatikano ari handsome. Umva ntabwo bizi rero. Uwanjye ni urenze. Nabibwirwa n'iki se? Uzi umubonye? Uzi? Oh my god. Wahita ukora iki? Kigiki? Wahita usara. Pipeti yago shiragira ngikora subiza abahungu banje piti ingenzi guhitamo neza buriya. Icyakwe atari bogari na kintu kavuga ndabizi kunda n'udungu twutuzingo. Nemwe hana sore. Nagashwanya ako ushaka ngwerekera amafoto. Atanga keya, aranyubaha, arankunda kandi sinakubwira n'izina rye. Bigumane ndanarishaka ubundi gusa ikiri imbere nuko nabubyemerere ga tesheri myiza kuko ndi nakeza kukurusha. Reka eso nako ntabwo namukwereka.
kumara boro zawe Bakobwa ndabazi. ahubwo muhamagare Yego manire ndakuzi we. nagere muhamagare mu kanya wowe utega amatwi gusa ujye wumva story Umva. Reba hano. Twatwitse we. nyereka udukomantere we Reba like. Amakomenti. ese koko ari Mukamisha na Kongo ninde uri gutwika urabyumva gute urabibona ute wowe hari igihe abantu bagusebereza amahuti yose bazi ko utazabasha kuhatambuka wemye ahubwo bari kurushaho gukomeza izina ryawe uko bakuvuga uko bagusebya uko bakwangiza kose izina ryawe ntirizabura gukomera nk'uko ubyifuza ntuzabura kugera ku nzozi zawe mu gihe wowe ukiri mu nzira yawe wahisemo bareke bakora ibyawe bareke bata umwanya wawe bari kukugira muyitinze birenze niko se muko gutinga kandi urya gafite umva ni kukubaza kuri gwinga kandi wereka havise sekera utamaye amahoro utihaye amahoro nanjye ntabwo wayama shakireka wa se wamvuye imbere sura urwana rwabaye umva reka basi ni inkingi ukakonaga postinga aramishe ariko we wabaye ute aramwishyikira